amasimba zari inka za sogokuruza wacu Kanika wacu mu basegege b'abakanika ngo zari nziza cyane 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 akazireba gusa nyine ziri mu kirani cinka nyine akazira gutya kanezerwa akabona ubutunzi kuko iwacu inka zari ikintu nyine gifite uburemere abatunzi bose aha noneho exactly ngiye nkunda kumenya amateka abantu batazi twebwe iwacu turaramba cyane iwacu ijana kuzamuka imyaka ni bakeya cyane bapfuye byo kuvuga ngo bapfuye vuba nk'uko umuntu bazango yakenyutse ngo yagize gute bese basogokuruza wacu bararambaga imyaka myinshi ariko iriya generasiyo ya kera niko yari imeze no hari ahantu batarambaga barahari ariko nyine nicyo nacyo ndi proud hari amateka yacu y'umuryango y'ukuntu kandi wacu twari ingare nziza rero kuba ndi ingare takintu bitwaye n'ibyi wacu takintu bitwaye bi habe na gitoyi ikibazo nuko bingare mbi ariko kuba ingare nziza takintu bitwaye ubu habe ingare nziza nimbi habe ingare mbi zigara mu mafuti zikagara mu manyanga zikagara mu bintu zikagara mu bintu nyine by'amanyanga gusa guharara nyine like ukamuva mu mukire gusuka muja kundi muntu kamubuza umutekano naho je uzubanza kumara kumbuza umutekano tukavuganaga nkakubwira nyine ko ndumusenga bishoboka tibibaho tutakuntu ukora mu jisho igicaba buryo renzaho ryanyu mukamenya ngo umuntu mwikanisa yarasambanye abuje abantu umutekano mugakomeza mukarenzaho agakomeza akagaburira abantu uburozi mwikanisa kandi kintu kireze iryo renzaho ni ribi niba umuntu muzi ko hari ibintu akora bidakwiye nko mwikanisa n'urugero ntanze ni mu mutenga bera abandi urugero anarisohokemo ariso niba ikanisa gari ry'umuntu jega narishize nzambona bunozi gararitewe kazi ubona urushinze wogira abayoboka ayo banahera kuri bari utarupeta mfite ntamunga ariko niyo abazambonaho ubushobozi bwo kuntu sinzi suzi kuntu bimeze jewe zambibwira abantu nubwo ntafite umugabo nubwo ntafite urugo uzuburemere n'ubwiza bwo kugira urugo kandi nzi byiza biri mu rugo kandi nzi ko kugira urugo ari byiza kuruta kutarugira gusa urugo rwiza ni urugo umuntu azayumva muri we yumva ateka kama nicarana naye gutya kama numva ibindi bintu bidasanzwe apana kumbwira ngo umuntu runaka ngo nibigenda gutya ngo uko bigenda tunkashaka kubwa some conditions sinshaka kubera gusa ko mpaye mzumva nkashaka ko gusa ko ngomba gushaka yego turagusohuje aho uherereye hose uwo bukeye tumuhaye yamba igitondo ciza nawe bwije tuguhaye umugoroba mwiza bivanye naho uherereye turakwakiriye kuri Neza Live TV jewe Ndakiza Olivier uyu munsi rero nkaba mfite umutumirwa muramuzi kandi muri benshi muranamukunda muri benshi tugiye kuvuga karibu ma star umeze neza cyane urakomeye biteye ubwoba ariko uzikunda mukunda cyane ibikora hano inza nkureba nkabara nkuko ngira nukuri suburyarya bikuvuye ku mutima ayibe simbigira asante Mungu wabongera sinza ndyarya undi muntu ukunda nkuko naline ari no muri debut arankunda ari kazantuka cyane ari karankunda uzubona ko urukundo rwawe nari nagwagera hehe nukuri reka babwire urukundo rwo rwaje narine turamutse tugize n'ibyo twopfa tuzobirangiriza mu gikara ariko ndi mu kumukunda gusa gira inshuti zibiri none ko ndagenda mwegekamo gutya ngo ndebe ko n'umwana mwiza abantu batamuzi nubwo azamutuka ibiro ntakundi yarabivukanye n'iby'iwabo ariko ntacatwaye twogaye umuntu kubera nanze bari mu gutera commentaire ikagira umujinya nko abantu numva nagenda akatera abandi konji haro ejo wundi amubwira arambwira ngo nagabanye igifu ako bari mu gutuka hari n'ibitutsi byiza umunsi twarwanye ibyo kumutuka zabishaka muri commentaire ese ndakuntu mukere akantu kakatuka wowe nawe ukaraba kuntu twogurisha suko umutukuriya munyarwanda wiwe ntakindi kintu umutuka ngamutuka umunyarwanda kuba ko nazavugaga kanezego uziyavye ngo umukaza n'abanyarwanda ari proud yawe ngo shewe nitwa Linda umukaza n'abanyarwanda ngomeza gusakika mema nuko kanezego none kumutuka kumuha nyina ni hariya ruzingiye sawa ku muntu kubonye bwa mbere ashoboka siko nivuge nitwa Nyamwiza Nyamwiza cyane asante nitwa Nyamwiza abo umukobwa basegege
nkaba ndi umu beautician cyangwa umu hairdresser by professional. Amababa ama hairdresser like to print gusuka ndasuka nkanogosha then nka amababa by professional umunyamwuga. Reka ndange abantu bose watu wanataka kutusupport mukuje Nairobi West kwa kinyozi mzuri naitwa Weshi. Hapo tunanyoa vizuri, tuko na service mzuri, tunafanya pedicure, manicure, facial. Niko pale. Uwo ni wewe. Sasa ndumu mama, ndumu female, mama umwana umwe mukobwa. Uko suko kose ndivuze, mvuga izina rya mama. Suko sinivuze. Nuko kose. Nuko kose. Mu banyamurenge hazavugaga ngo wavukiye abagahi. Navukiye hehe? Je navukiye i Rwanda. Ubu mu mivukire ndi umunyarwanda. Uri proud cyane. Namara mu maraso burya woke ndi umunyamurenge. Pire. Utavanze. Kubera ko ibisekuru zanje byose ku mpande zose ku banyabyinshi ba Muyomba basegege ba data n'abanyamurenge n'umurenge. Ndi umunyamurenge, ndi umukobwa avukiye i Rwanda ariko ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Bumwe mu moko aba mu gihugu ca DRC. Ndi umukongomani. Suko uko ari umuntu utumvishe ko nivuze nirangije ndihetuye. Abantu baramwakumenya. Ndi umunyamurenge kandi uri proud. I'm so proud. Tukumenyereye mu mvugo sa nizikakaye. Z'abanyarwanda? Gire yawe ibikakaye. Gute? Mu rurimi kinyamurenge cyangwa kinyarwanda? Mu rurimi rwawe niyo hayivuga kuri YouTube. Ubu warakaye buri munsi. None uvuze ikintu ciza ariko abantu barakinkosoyemo mu rwo mwarakoze mbasese YouTube ga nibwo tukiyija abantu basaza babyumva none uzigera ngo ukibagirwa kagira ngo ikintu kugira ngo gitsindagire n'umujinya ariko uko tugenda of course ko tuzagenda tubikosora bikosoka suba ngo niyindi nabi ntanabingira ariko ni ibintu k'umuntu ugitangira gukora ikintu utaramenyera kujera kamera nk'uko cyane ko nayigiye hintunguye ntago narinzi ko nzoja kuri YouTube n'abantu bazakomeza gusa kunkonkura bakomeza bakanshirayo ufite management Yarine niwe mu mwungiriza Joshua Entertainment niwe mubitsi ifaranga za YouTube ko turabona ifaranga si ibintu Queen ashinzwe kwandika basakuje muri class ya Masimba TV show abatose muri commentaire kwinaza mbwa ngo hari umuntu guhaye nyoko kuja wone so urumva ko turi umuryango mugari je akazi kanje kuri Masimba ni ukuvuga ngo tabindi tibaza kugira ko subavuza waraka maze abandi mwebwe nyina akazi kanyu nako ngako kandi uvuga ko bivuze ari nk'abantu babangaye babimbwiye kandi ndi babeshe bavugishije ukuri noneho bizagenda bikosoka kuko si byiza kuvuga nase umujinya ni byiza si byiza bizagenda bikosoka rimwe na rimwe biba byiza urumva rigiye n'abantu bazabanjana muri show z'uburakari bakatumaga mbinga ariko turuzi ko kwaye umusegenge turuzi ko kwaye vuga umusegenge ni baburakari uko vuga witonze tibikubereye ebe twame turakara twendereye tubahe banyina no tubahe mashi turakara ndi imbere basa twambura umugabo turuzi yurakaye nanarako nabanye ndavuga ngo isuku umugabo uzomubona bizogenda gute ubu burakari hari uzobwe kandi ni kamera ni shitani tuvuge neza tutarakaye uko kurakara kuza kugweza igikundira rahira abantu abingundira kandi ngenda murabona nanje ndimo ibe mba gukunda nanje ndimo warakaye ukura ufasha umwanzuro mu bw'umurenga hari nakwine neza nabonye ngo wandika ese niwe wandika igitabo cyo gushiramo inani nanje uzonshire ngo magukunda kubera ko warakaye zabanye banguda bose nzambandika n'abatankunda kabaposinga kabahabanye nakabwa mwaramaze kunkunda sikucoze cyane ubundi sitegeko ngo ntusaba habe n'Imana yakunzwe na bose nakanse umukobwa abasegege tibzoshoboka gusa bankunda I appreciate abankunda afite izo bankundira n'abanyanga afite ibintu bankundira kandi ibyo byose negativite na positivite nibyo birema umuntu kigatuma umuntu nyina b'umuntu kandi basa batandukanya akazi tuba turimo n'ubuzima bwa kandi sindi pasiteri tarabiteganya sindi n'umuyumbi siniyoga baza bashinyika abasaye sanugse gumize mu musiki nta kintu kiba cabaye igihe ari ibi ahantu hakeneye ko hakora umujinya ukore nibiba ngombwa ko museka niba ngombwa gutanga impanuro tuzitange wowe muri iyi minsi uracabura ibintu bisekeje kuri yose nibikeya cyane nari nayo nyine uzusisa tawundi note usibye ari n'uzuguma guseka wenda
shobora takintu gise nawe wakambaje ngaza nsesa hiki kuba gusiga isumbana agakomeza agasumbana mu bintu byose ari wowe ukomeza gusa gukonkobora abantu niki cyaba azoro wakonkobore n'umugabo ubu ndakibazo mufitanye narine si ugusumbana gusa ari ikindi nico kazo mufiteho cyo nyine naramweretse ko twazagenza kugira ngo umuntu agira agataye kaka kiza kirya buri mwanya ni kikarya kicamara kikaryama none kizoreka gubizwa gutegeye kirya gusa ariko kubyibuha ubuzima wifite amahoro muri wowe amahoro niyo yamuteje umutekano muke no tumushakire induru umuntu cyakora abantu bari mu kumuntukira bazotumasha kuri reje nara kibazo cyarinde nico kiza kitera kumujinya ikintu bazabangi tukabaho kigira umujinya no kiyakomeza kikabyibuha none tuzogira afite amahoro reka tumusohoza hari disiwe kandi ndamukunda tunamusohoza abantu mumwanga muzopfe nabi ariko ubundi wanga umuntu gute utaramuremye utaramubyaye umuntu mudasangiye umugabo umuntu mudafite ikintu muhuriyeho none kakubwire rero abantu bagira urwango rwinshi cyane rw'amafuti n'urugaburuga siho ishareza ritanga kubera ko abantu ngabo bagira ishari abantu ngabo baza banga ibintu mu bintu by'amafuti jezo shaka ngo nanga umuntu ninatanga na facts zituma mwanga nundi nazumva avuga ati birakwiye kandi biratunganye kwanga uriya muntu ariko ibi byamunyangire ibi gusabya from nowhere ngo ndangarine ari nese kura mwanga amasimba nakwafungura debut tiyakugishije inama kandi intunga tuzo muha content agiye kuvuga tumubera mu kanwa turururiba ngo kakwindikara nakiyukarasi nakaso nakanyoko nigakeba kawe nikara niki cabana ngo mwiza ngo ningare yaramaze ndumusegege umurosha ngo mbiki suko kose abantu bazabereka gusa kwanga abantu kandi nituja no kuri social media tugakora ikiganiro mba navuze menshi ariko mafite icyo nshaka kuvuga message bayatambutse uzumva message ibindi byihorere kandi nacagiye tuba uyitanga ni message mbi haro tuba twatubwiye cyane kandi abayimvishije cyane ngo kubita imfubuzi ntuyibwiriza kurera cyane ufite cyane ngo utera ibuye mu bibwa ikibweje nico kiba gifashwe abantu bazabweshura muri comment section mwafashwe biza bitunezeza message babakoze ku mutima cyane ariko n'umuntu urwango nta keza ku rwango nta mpamvu abatwanga bararushuka ubwinshi n'abadukunda aho bitangaje uratwanga ariko kaza kutureba muze mukomeza muduha ama-views abazungu bazaduhe ku ifaranga nimba utwanga tukazutureba cyane igitangaje no kutwanga ariko tureba cyane cyane yawe nayo imeze neza cyane amasengesho y'abadebute gani ngo basi kamutima mubi bafite abantu bagenda bakora subscribe kuri channel zitatu amasimba debute Joshua Entertainment nahanganishe konti zibaye zine yega reka mbabwira ikintu kimwe ntabwo nzareka gushimira abandi bana aribo batumye nza muri social media mwabonye ko abantu banyatatse ntaraza muri social media n'abantu bamwe bonyine baviyeyo ntabazi I swear ndari ntarabona kwini like ngo tuganire one on one uretse icyo kiganiro nakoze bahari ndari ntarabona Aline nta warunzi ntawe twari tuziranye ariko uburyo bavuyeyo ku defendinga no kumvugira byanyeretse ko badakoresha amarangamutima ahubwo baza kuvuga ahantu biri ngombwa nzahora mbibashimira nzabibubahira niyo bankosera nzabibabera kubwiyo mpamvu rero niyo mpamvu ubona ku channel zose nizagera ku bigore bibyushye nzajya ntanga urugero Aline ningera ku bugore bw'ubuhonja budafite amaraso n'amazi mu mubiri vuga kakwine ubwo ntibazavuga ngo kubibasira barabiye ko ntayindi ndabibasira twafuyike nta mutima mubi ndabakunda pe kandi ndabuba muri no game none nzaza mbatwara kabakuru baje kuko barakubanjije kuko nibo bambanjije rero umudo wawe muri social media mu bagore oya uri kumbaza urora umudo wanje ninde wenda tuvuge mu banyamurenge muri social media y'abanyamurenge uyu munsi dushaka tuvuge yo muri Kenya okay sawa yo muri Kenya muri Kenya ni Nyakinshasa urora umudo wawe muzamuvugana ariko ndoro umudo wanje ntabwo muzamuvugana azini ha wari ukuntu umuntu ntabwo muri uzo umuntu nita umuntu tuvugana cyane nabanga batwicaranye ariko nshaka kuvuga ngo turavugana aho ngo amuvuze ko tuvugana impamvu ari umudo wanje ndamuzi nzi ibyo yaciyemo nzi uburyo yabyitwayemo nzi uburyo yabyitonzemo nzi uburyo abaye muri entertainment imyaka myinshi hakabaho kumukritika niki ariko ubona ukuntu abyitwaramo ibaza ceceka nyine iyo ntwaro niba ke yabayishoboye uziye nza nko gushobora guceceka
nakura kwa Nyakinshasa akantoza bishobora we sindi uko nyine kubwiye sinshoboye uri sasa ibintu bikomeye ariko urebe uburyo akarimingamo noneho yaza kuduha content kama duha content babonye uko bwakanyamukwego ndatangaye mataka y'ubu nahandi muntu iyo nayireba si ibintu abantu bakomeze bakore bakande kuri kakanani kandi yaratubanjije reka biriya natwara n'ifaranga gukanda oya abantu n'umutima mubi gusa kandi telefone tizinuzura cyane tanda telefone yo kuza ngo nuko akanze kuri Nyakinshasa nakanyamukwego bibiri ukundira Nyakinshasa nibe cyambere aritonda by'abantu benshi batazi abatabana nawe muri karitsiye aritonda Nyakinshasa aritonda okay no hari imvugo hari imvugo abantu basobanukira iyo ubwi umuntu ngo aritonda uhita wibaza ese yihutaga no ubwitonzi mvuga nk'ubu ubona nk'uko umukobwa w'umunyamurenge yagakwiye kwitonda ubundi ni iki yitwara mu bintu gake biragoye kuvayo ngo umupurinde ngo mve yagusubije nk'uko kwacu biragoye kumukritika ngo mve yagusubije ikindi aza nturaya kuri yazari shabu yasetse yagize gutaje nko gutanga nk'ikintu mu buzima busanzwe wowe gikandagira gusuka mukomeza ugahotera ukigendera aritonda icyambere mukundira wo mushotora ukamureka wo mushotora akakureka icyakabiri mukundira icyakabiri ateye neza gute ubwo nturi muri babagore bifuza abana apana gutera neza gutya ku mubiri sicyo mpayivuga ku mubiri ahagaze neza ariko no mu mibanire myiza yiwe n'abandi bantu ari sawa cyane niba hari n'abamukoseye nibo bakoshe siwe kuri twe bwamuzi uze utegereze cyangwa uzabaze kuba muzi nzomitegereza niwe rero umudo wawe muri social media y'abanyamurenge ushobora kwihangana nawe byibuza nkinga kamera kawe ushomboroza ugaceceka byarananiye uzomubaza impamvu ushobora niyo no mubaza nanone ninkaho yombye ariko bikananira biragoye ushobora gusanga ariko ateye noneho ganje siko nteye hari abantu hano usanga yewe uko nteye sinza nendereza abantu wowe ntagukora mu jisho ntawe nendereza ariko ntawe nkora mu jisho uri ngare muri make niyo yewe nta muntu nendereza nta n'umuntu ngora nta niki gusa nta muntu wankora mu jisho ngo mbivuge ko akunda nazabesha ngo ugatawe ya ngo wapi ntabwo bishoboka bwira abantu bo kuri Neza Live TV uko channel yawe yitwa ubwico basaba channel yanje yitwa Amasimba TV show Amasimba bishatse kuvuga Amasimba zarinka za sogokuruza wacu ukanika wacu mu basegege babakanika ngo zari nziza cyane akazireba gusa nyine ziri mu kirambi cinka nyine akazira gutya kanezerwa akabona ubutunzi kuko iwacu inka zari ikintu nyine gifite uburemere abatunzi bose aha noneho exactly ngiye nkunda kumenya amateka nkunda bafite amatsiko histoire yazo numva ndayikunze kandi iwacu abantu batazi twebwe iwacu turaramba cyane iwacu ijana kuzamuka imyaka ni bakeya cyane bapfuye byo kuvuga ngo bapfuye vuba nk'uko umuntu bazango yakenyutse ngo yagize gute bese basogokuruza wacu bararambaga imyaka myinshi ariko iriya generation ya kera niko yari imeze no hari ahantu batarambaga ariko nyine nicyo nacyo ndi proud hari amateka yacu y'umuryango y'ukuntu kandi wacu twari ingare nziza twese tatawe wakora mu jisho ntawe rero kuba ndi ingare takintu bitwaye n'ibyi wacu takintu bitwaye habe na gitoyi ikibazo no kuba ingare mbi ariko kuba ingare nziza takintu bitwaye ubu ingare nziza nimbi haba ingare mbi zigara mu mafuti zikagara mu manyanga zikagara mu bintu zikagara mu bintu nyine by'amanyanga gusa guharara nyine like ukamuva mu mukire gusuka muja kundi muntu kamubuza umutekano naho jewe uzubanza kumara kumbuza umutekano tukavuganaga nkakubwira nyine ko ndumusekano tishoboka tibibaho tutakuntu ukora mu jisho igicabaye mugahangana tigapana guhangana za gushiraho ugomba kuja kaguha ibyicaro byawe nkavuga ugende wicare utuzi jewe ntago baza bankora mu jisho takintu ariko sitima umutima mubi sinoba umurozi sinogira abanyanga sindindyarya iyo nishimye nishimye iyo narakaye narakaye ubuzima ni Yesu Kristo tugakomeza tukabana kuteye nk'amayobera mwana niki kiyoberanye tuyoberwe vu
uko nubwo buzima bwawe nibwo buzima bwanje aho ngaho umuntu ntiyahita yibaza ngo ntushobotse ariko ubundi niki bitagushoboka kuvogerwa uyo kuvuga ngo umuntu barashobotse ni kwa gucece kugira ibyo wirengagiza ari benshi nta kintu nirengagiza ndi umuswa se wo kwirengagiza ibintu ndirengagiza niki cabaye none tuvuge ko abantu birengagiza barabaswa cyane ni indyagera ngo ntiwarenzaho kurenzaho kuki ukagira ibyo wirengagiza turebe kure irirenzaho ryanyu niryo ritumye tubura igihugu mugira renzaho kandi idafite porogaramu abantu buryo renzaho ryanyu mukamenya ngo umuntu mwikanisa yarasambanye abuje abantu umutekano mugakomeza mukarenzaho agakomeza akagaburira abantu uburozi mwikanisa kandi kintu kireze iryo renzaho ni ribi niba umuntu muzi ko hari ibintu akora bidakwiye nko mwikanisa n'urugero ntanze ni mu mutenga bera abandi urugero anarisohokemo ariso niba ikanisa ari ry'umuntu jega narishize nzambona bunozi gararitewe kazi ubona urishinze wogira abayoboke ayo banahera kuri barine tugakomeza ari neje se borenga bangahe ndimo ndakubwira iyo renzaho yo komeza kurenzaho iri nsiziza renzaho umuntu ari guhemukira undi bakama bavuga ngo renzaho ngo byire nabonye ejo bundi hari abantu bamwe bazahamagara ngo ibyo ngo byire muwamuzi bikomera umuntu afite umuntu akagenda nk'urugero nk'uyu mwana uyu ngwa trending Alex yaragiye akwera umukozi w'Imana uriya w'umuyumbi muzamusange ku Masimba wenda namuvuze mu izina yica ubukwe bw'umwana turenzaho afata irembo turenzaho afata irindi turenzaho none tugeze kuri last moment isi yose yashagaye umukobwa mwasaze kubera renzaho ikintu cyarenzaho tucihorera mureke renzaho niyo abapagana abantu barenzaho tibazaja mu ijuru nta muntu uzoja mu ijuru yararengejeho n'igisebe ushaka ntawavura igisebe ugipfundikiye igisebe uzucomora ukagishiraho umuravumba ukagishiraho inyabarasanya kikaribwa kikababara ugashega kikarubaba kigasharirirwa cyamara kikuma kigakira niko bazabavura naho ibi byo kurenzaho abantu bakomeza bakarenzaho ariko ibi byo kurenzaho biba mu muco wacu ni mubi ni bibi kubera ko erega murashaka gusigasira ikintu turi mu zindi societe muri iwanyu munane yo kurwana ngo tujiriya ko murasengera dosiye mukomeza kurenzaho mana bafashe ngaja muri Canada wagize gute mwamara ngo biza mugateza abantu umutekano muke n'umuco kandi muri guhunga igihugu cyacu niyo mushaka umuco tubusigasira nage ngo nsenta kuntu habaho kumvikana tugafungisha nk'amadosiye muri UN bamara tugasaba ko ubuyobozi bwanga ngo mwirukane buri munyamurenge uri mu gihugu kitari mwirukane bose mubirukane mutitaye buri muntu asubira nitumara dusubira iwacu mabaye ntibotunesha kisegeti niyo bakidushoboye yoshoboye bakaburirwa irengero twamara mugatangiraga abazeye bakicara bakavuga ngo umukobwa azavuga gutya ntazavuga gutya mwiza umukobwa azambara gutya ntazayambara gutya umuco n'abashefitene mu muhanda ariko ibyo bintu bizakunda muri yanguka nayo ayo tuzangukana n'abanyakenya tureke mashi urumva tibizokunda ibintu byarenzaho mu bijane tubijane ruguru dusubira iwacu turenzeho tuzi ko turi iwacu no hano mwagize renzaho tugira abapagani b'abapasteri mugira renzaho tugira abakobwa badasobanutse mugira renzaho tugira abagabo b'abapagani ahubwo umuco twawutereye muri renzaho kandi ibyo ntabizatugeza ntahabe ntato niyo mpamvu turi ese reka mbaze twebwe mu banyamurenge ntabwo dufite abantu baza ko tuza twiga ababyeyi ko bazabishura abana amashuri none result z'amasomo tuza twiga ko ntazanzibona ngo tubone nk'abadokiteri nka 50 b'abanyamurenge tubone abarimu nk'ijana b'abanyamurenge tubone ba pilots abantu batwara indege nk'abanyaburya uzi impamvu wenda nuko tutiga oya uzi impamvu nuko turi abaswasa nta gihugu dufite wa oya mashi uko nukuri none niba mubizi ko nta gihugu n'uwabikorera wabandi tiyomenyekana hano muri Kenya dushobora kuba dufite umudokiteri w'umunyamurenge ariko ntimwomenye nukubera yuko kuba dufite wize gutwara iyo ndege dufite abazi kubaga dufite n'abaririmbyi ntimwabonye ko twagize abaririmbyi bacu ariko nza nkomeza nkabagaya bambonye n'abaderi mukuja bahango n'umunyarwanda ushinde kwa General Yesu urumva kubera gusa ibintu byarenzaho mukomeze murenzeho uko murenzaho niko mwica hari ibyo mwica kubera kurenzaho ahubwo ntagikira cyose kuko kirangiye urumva ni nampamvu muri mu gutera abana gukomeza gutinya kuvuga ngo nabanyamurenge bakiyitirira abandi batari kubera kurenzaho ko nituvuga se ngo baragira gute ko nivuga umunyamurenge n'indusa kandasa
turi wese sindi wese ndi umunyamurenge ikibazo kiri ariko noneho ndi umunyamurenge ufite birth certificate yo mu Rwanda navukiye i Rwanda ariko sindi umunyarwanda ndi umunyamurenge ni neza aho sinziza tuyikosore tugana ku musozo ndashaka kutanga message kuri aya makwa hayapfa nitumara dusoza ariko amakwe yangizeho ububasha yemwe si bintu nagiye ushize kuri debut ko barambaza ku makwa hayapfa nja kuri Joshua amakwa hayapfa kandi kuranta rupeta mfite ntamuga ariko niyo bazambonaho ubushobozi bwo kuntu sinzi suzi kuntu bimeze jewe zambibwira abantu nubwo ntafite umugabo nubwo ntafite urugo uburemere n'ubwiza bwo kugira urugo kandi izi byiza biri mu rugo kandi izi ko kugira urugo ari byiza kuruta kutarugira gusa urugo rwiza ni urugo umuntu azayumva muri we yumva ateka kama nicarana naye gutya kama numva ibindi bintu bidasanzwe apana kumbwira ngo umuntu runaka ngo nibigenda gutya ngo uko bigenda tunkashaka kubwa some conditions sinshaka kubera gusa ko mpaye mzumva nkashaka kubera gusa ko ngomba gushaka uyu munsi rero wa none kubera ubuzima bwa none uyobowe n'impiya indirimbo ye ni ya tumaini suko n'impiya ni tumaini yaririmbye tumaini byinshi reka tumuramutse ubuzima bw'uyu munsi buyobowe n'impiya ababyeyi bari mu gukoresha abana amakosa mwayiza umunota wa nyuma mugaseba dignité zanyu zigatakara abana banyu bagaseba umwana akitwa indaya atariyo umuhungu akitwa ikirara atarico kubera gusimpiya impiya zagize ububasha ziruta ubupfura abantu bakunze iby'isi kurusha abana babo iby'isi byatumye dutakaza ubunyamurenge byatumye dutangaza ubupfuya wikiriza ku ijambo kurenzaho nukuri kw'Imana kandi urugo rwose rurimo urukundo abantu aba babiri bakundanye nta kizabananira ariko urugo rwose ruzarurimo hagati y'abantu babiri arimo pretenda urwo rugo ruzasenyuka kandi twebwe dukomeje kubabwira ngo welcome abasenye ngo muzisenye cyane ingo zose zidafite ahantu iziri ku musenyi zose zisenyuke twongere twubake ingo bundi bushasha suko turashoje hasigara ingo zubatse ku rutare urutare zose ziveho nuko turabashimiye mwe mwabanye natwe kuva twatangira kugera dusoje Imana ikomeze bahumugisha ubutanga tugana tuzakubona asante siko kandi wakoze cyane asante bye bye we love you